indupfuye ninde mugonze hari umuntu mwishe ayo we aramwishe we indumwishe hari umuntu mugonze none se kucya mugonze none se mufata mukamukubita ayo we mana we aramugonze Muze inkoni yawe urayitaye none se kucya mugonze yumubwira kamugonze bikagira inzira aramugonze mana we none se kucya mugonze namwe muri kure muhita mu izi mbaraga zawe rero Muze izi mbaraga zawe none ndakubwira amarongorwa twakoze tuyanywa nta muntu numwe wakuze ataranyweye amarongorwa none se ndagira ngo baze kugira ngo tukisubize kure kwimana ubu ngubu ni saa sita bagiye kurya ni bibiri bagiye kurya tugiye gusengera oya sigaho gusenga iyo bavuze gusenga manavyumvise ishyira ikiganza cyo hirya hejuru icyo ikiganza cyo hirya cyo ushyira hejuru gutyo duhumirize dusenge mu izina rya Yesu sengera abantu bagiye kurya Mana ndagusenze nakwinginze dore ngaruwe n'inzara mfite maranye iminsi ntago nje kugushima ahubwo nje gusabira ariko no kugushima nabyo birimo kubera ko wadutunze na nungu ukaba tuyidutunze we nutu twoya atugire de abantu badukurikiye uyu musaza ukwiriye inkunga iyo nkunga ugende reba umuntu yifashije ariko muze ko wavuze ko arwaye intambara shikaramu ngwino nkukubite ngwino turwane nkukubite umva ko wavuze ko arwaye intambara shikaramu wanshobora garuka hano nkwereke bizo ubwo ndiki uri umuntu none wama ibyo bitanu kumva ko Imana ihinduka umuntu akavamo Imana ariko ntago isi kubwira ngo uhite umitenye guhanona ubwo arayamenye nyuma ya kamera magani wa cya gikobwa Imana yabura murakoze cyane turabakiye kuri MC Juste Family Official kongeye twagarutse uyu munsi wa none dufite abatumirwa bagiye batandukanye ariko ubu ngubu noneho turi kumwe n'umutumirwa umwe umusaza twe tumenyere gutumira ababyeyi cyangwa se abamama urubyiruko rugiye rutandukanye ariko uyu munsi turi kumwe n'umusaza amakuru tumaze kumenya neza nuko ngo yarwanye intambara muri Shikaramu uyu munsi noneho tugiye kumenya amateka y'uburyo yayirwanye n'uburyo turi kumwe kandi turimo kuganira turakwakiriye murakoze nanjye ndi mumyi narahumye na komera ishi go ni twangarambe nagaramba guma ndi rucamera yonshemira nyangomera muri kukwane wazo wose ngamyaga nyose ngasoganuza ku musinge ni yose ngumusumari wanye ngakora ku mukaba kabishati yati guma ndirize bagamba ubwo nakomerezaho nk'abantu bavuga inkasera narahumye ahubwo nicyo kiba muri iyi minsi mfite ikibazo cyo kutareba ariko uyu munsi noneho izi ndangura amajwi zacu noneho zanyubiye uburyo ziteye ngo kuzishyira muri dogere 90 ngo nibwo zibasha ngo kuvuga neza ari uri ngo no gufatira ngahangaha dogere ngo 90 hari urazibuka dogere 90 duhereye hasi se ntago nzi niba duhera heza cyangwa duhera hejuru ariko ngo duhera hamwe muriho shose mwa amakuru mbese uragambuki nanjye ngeze Kigali ugeze Kigali ngo wahabonye ikirero kandi ikibura nuko abantu bagomba kututega amatwi bakabanza bakumva icyo nshaka kubabwira abasaza ngo iyo bageze i Kigali ikintu cya mbere bazinza kureba ngo ni amazu maremare ngo bakabona ngo utumodoka dutoya cyane ngo bakabona n'utundi tumodoka ngo binini cyane hari nako nabonye kwa ko ndi mu kimodoka kiri hejuru mbona kari kugenda kari gukonya kari gukamba ese waba wakabonye ga nakabonye aho wakabonye mbo ndagira ngo baze ikibazo tugitangira rero waguha amarongorwa waganywa amarongorwa mbando garukara umungo Serafine ndakubajije wagwa amarongorwa waganywa ndagurahiye none se ubatunzwe ni nkamarisa kuyamenya wansobanurira rwose ugasobanura badukurikire kuri MC amarongorwa wakuze utaganywa amarongorwa icyo kinyarwanda ni ikiwanyu ubusu wawe warakoze utaranyweye amarongorwa iwacu tuzi ke twakuze iwacu tuzi inshyushyu
gangusobanurire ariko ikindi cyari kirimo kandi tumenyereye n'igikoma gusa nuko muri no minsi none numvise ngo abantu basigaye banywa igikoma ngo abasore baraza bakabakubita ubwo we bagukubisa inkoni nk'umuntu w'umusaza wanyweye igikoma. Mbere yuko ngusobanura kiriya kibazo ubu ntago banywa igikoma bansubiza icyo amarongorwa noneho ndakubwira amarongorwa twakuze tuyanywa nta muntu n'umwe wakuze ataranyweye amarongorwa none se ndagira ngo baze kugira ngo tukisubize. Ubundi iyo utetse ibishimbo ari amazi avamo bayita amagi, iwacu bayita amamininwa, ni amarongorwa kubera ko ariya uba uri kurongora. Ni urugero urareba kwa kundi ufata agasafira kamwe ukagashyira hasi akandi ukagatera hejuru uba urongoye uri kuminina. Oya no kubera ko wowe uvuga ngo ni amamininwa wamininye, amarongorwa ntago arongoye cyangwa amarongozwa. Oya amarongorwa nyine nta muntu umwe waba warakuze atarayanyweye. Wenda akabivuga mu kinyarwanda kizima nako muri kinyarwanda kimusanze bavuga amarongorwa, ariko nk'iwacu aho ni mu kiyashasha amamininwa ubundi bavuga ko mu Ruhengeri bavuga ko ari amarongorwa. Yaba ari ay'ibijumba ni amarongorwa, yaba ari ay'ibirayi yaba ari iki ari amarongorwa. Muze twakomeje kuganira ariko wibagirwa kubwira abadukurikira kuri MC Justin Family Official. Haryo ubwo muze ibyo bintu ndi kuvuga wowe wabisubiramo cyangwa se MC Justin Family Official. MC Justin Family Official. M na cha na Justin Family Official. Muze ese wagarukiye mu kangahe? Nize seraje mu wa 9 no wa 7. Ariko wigiye hagati y'igihugu cyahera cy'u Burundi n'u Tanzania. Nibyo umunyarwanda. Uri umunyarwanda. None iwacu gakuba tajya bavuga. Ndiho gato itonde. Ubu ngo biri gucamo. Iri gucamo. Mbanza ubu ngo bari ko. Yago. Indupfuye. Nindo mugonze. Hari umuntu mwishe. Ayo we aramwishe we indumwishe hari umuntu mugonze. None se kucya mugonze. None se mufata mukamukubita. Ayo we mana we aramugonze. Nze inkoni yawe urayitaye. None se kucya mugonze yumubwira kamugonze bikagira inzira. Aramugonze. Mana we none se kucya mugonze namwe muri kure. Yamuhita mu izi mbaraga zawe rero muze izi mbaraga zawe. Mana we umva reka nkubwire. Wari ibijumba byinshi. Wari ibijumba byinshi muze. Shyira hasi. Wari ibijumba byinshi. Izi mbaraga zawe. Muze. Tora ku gakoni kawe uragira ngo uze kuvunika umugongo. Akira. Kapfuye ndagira ne. Arapfuye mukupe. Toka we. Ariko muze urya ibijumba, urya imyumbati. Uko burya ubuzima ari ubuzima. Abungu baranogonotse. Uyu muntu se? Uwo ngo nyine nta kundi gubyaranye. Umuntu wamaye iki kirahuri cyo gushira mu mano za mu madirisha yamemuke. Simba nzaho bijya naho bigwa. Ariko muze. Maze kumenya amakuru kwa ngwenga inshyushyu nyinshi uzirengeje kuri ayo marongorwa niba ari amarongorwa yiwanyu. Ariko so ufata inshyushyu n'amarongorwa ukabivanga ute? Nibyo bituma umuntu abasha gukomera. Hari umuntu wabonye wafashe amarongorwa akayavanga n'amata. Oya. Amamininwa y'ibishimba wayavanga n'amata ukanywa. Ariko muze nakwitegereje nkwitegereje mu kanya ko twari turi kumwe nsanga ntago ujya ufata umuntu mwanya ngo ugende gusenga nubwo ibintu byawe rwose ari byiza nubwo wambaye neza. Ariko abari kuri kamera koko barara muze atambaye neza ntago ari kudusebya. Narasi oya siga we ubungu urabona nasa neza. Ariko muze musaza wambaye agakwita. Ariko ujya usenga? Ndasenga. Urasenga? Ye muze dusengera abantu badukurikiye. Ukuri kw'Imana. Ubu ngubu ni saa 6 bagiye kurya. Ubwo ni Bibiliya bagiye kurya. Oya tugiye gusengera. Oya sigaho gusenga. Iyo bavuze gusenga manavyumvise. Ishyira ikiganza cyo hirya hejuru. Icyo ikiganza cyo hirya cyo shyira hejuru. Gutyo. Duhumirize dusenge mu izina rya Yesu. Sengera abantu bagiye kurya. Mana ndagusenze nakwinginze dore ngaruwe n'inzara mfite maranye iminsi nago nje kugushima ahubwo nje gusabira ariko no kugushima nabyo birimo kubera ko wadutunze na nungu ukaba tuyidutunze. We Mana navuze ngo mipantaro ugira vuba mipantaro pe nta nubwo irongera kubisubiramo n'ubyanga ndacyari guhanura makwa gapira
ayiwe unyitangire uvuge ngo nitangiye ngarambe dore yambaye ijipo ivuze n'ibindi umva iravuze ngo mabitana ni ukuri pe bitange byishimwe uvuge ni ndabiguhaye ndacari mu mwuka bishiraha kandi bavuze ngo ugiye gupfa na miliyoni wayagatanga ubu ngubu baramutse bavuze ngo impyiko ebyiri zirabuze ntabwo watanga miliyoni 5 wayamaye ndacyakumva uri kusenga komeza usenge ndacyakumva nasoje ubwo nese gusenga niba nta kintu kirimo naba ndi gukomeza iki muzehe nyamvuze ngo mama faranga akabara nurumiye ndabyizeye ko ibyo ni Imana ibikubwiye cyangwa ni Satani ibikubwiye oya nese umuntu ni iki iyo bavuga umuntu ubumbi umuntu ni umuntu aha umuntu se kari umuntu Imana ni iki Imana ni Imana ni Imana iyo umuntu hanuye bica hehe bica munki mu muntu bica mu muntu none ko ndi umuntu nkamanuye ubwo ndi iki ariko muzehe mbonye ukuntu oya nsubiza ubwo ndi iki uri umuntu none wama ibyo bitanu kumva ko Imana ihinduka umuntu akavamo Imana ariko ntabwo isi kubwira ngo uhite umitenya guhanona ubwo arayameye nyuma ya kamera mugani wa cya gikobwa kigeze gukinana cya gikobwa turakundana byo ko nanze kuza kubivuga kuki utamuzanye noneho oya yasigaye mu rugo hari imbetezi ziba mu muvure yari arimo arazivuruguta kugira ngo mbone ico kunywa mugo baba yasigaye kunywa ariko muze kuki ukunda gukoresha umukecuru cyane rwose ukamuvunisha hano umukecuru ntago ujya umuhakanya ngo nawe ajye gusenga ntago ujya umuha umwanya muze uhora ugenda ukubita agasuka ryari hasi uhora ugenda n'icupa ryawe kankubaza ikibazo rero uhora ugenda ujya kunywa muze narize warize narize muze kandi tuvugana mu Cyongereza good morning good morning ngo good morning bigeresere wa mugabo cyanga uzarebe iki yari kwigisha abana hari n'uwakubita akanyafu good morning ariko umwana good morning how are you nibiki barimo kumbwira n'abanyarwanda mwe n'abahungu mufite barapfuye how are you ewo umuzibwe how are you kusi muze I'm fine how are you I'm okay me ubwo nuko nyine baragendesheje I am fine I sweet ningi deal with you ibi ni iki urimo kuvuga ibishwa count up no biscuit arimo kutubwira ngo biscuit dukomeza nyine barakubonye ubwo nyine nago barakubonye rwose ntago ari ikintu barirwa bajya kuvuga nge arya urwo ruri muri kuvuga n'ikihe nago nge ndi kurwumva oya nyine nakumvishe dukomeza ikiganiro wacu kwera twize tukagira mu wa 9 mu wa 8 baravuga ngo bonjour umva tudasize babwire bamfollowing no kuri kw'Imana ajya kwiyahura abantu bagufollowing baragufollowing hehe rero mumfollowing kuri TikTok najya kwiyahura no kuri kw'Imana cyangwa ni mureba nabi nje kwiyahura muze hari ikintu maze kubona mu minsi ishimurutse gukurikira ariko mbona wituye mu mazi abantu barakwirukankanye ariko usaba abantu bagufollowing ese mukecuru yaragiye hehe kuki ataje kuhita gufata mbere yo kugira ngo witure mu mazi mukecuru wanjye kandi uramuvunisha amaze kuyibona urashaka kuziyahura ukamubabaza mba nkubwire ibyo bintu ntago mbikunda ntago ari ikibazo wagakunze kumbaza ahubwo sakwe tugisimbuke ndakikubaza nyuma sakwe imbwa zaje muto sakwe oya se hari umwana sakwe nta musaza usakuza n'umwana we kumanywa yihango shira umugani ngaho nyibutsa wa mugani yewe wavuze ngo soma sakwe inywa aha inyumbati imishore miremire n'abantu mufite abanyamakuru banyu nabo sakwe inywa harya bavuga gute nyibutsa bamusanga ufite icaka inywa reka ngo akajipo kambare akajipo oya se kandi none se kugiye kwambara ubusa ku mugaragaro umva sinkubwiye yego ndakumva muze nahana ndaya wambonera ko naje Kigali nkaba numva ngo habaye ibikobwa bisa neza kandi nkaba mvuye nyine tuvuge gake batabyumva nkaba mvuye Rwamagana uvuye Rwamagana kuvuga cyane mvuye Rwamagana nyine uyu kundeba uko nubwo bavuga ngo ngira umugore nawe nta mugore ugira none uragushaka iki nta indaya ariko itarwaye sida mu izina rya Yesu
mu izina rya Yesu muze ndagusengera ibi bintu uzanye i Kigali ibintu uzanye i Kigali ntago ari yewe bagira ngo ni umuntu yemwe baraza kuri kamera bakiyereruka kandi niya bitatarayigura ariko muze ubu nago urara mu biryogo urukugura indaya imwe indaya imwe ebyiri uri umuntu umwe ubu mwagiye mureka kwigiza muze wabona ayo mafaranga jewe si kubera iki zana amafaranga nkwereke kandi ari wowe ugura indaya muze ikintu kiriho ayo mafaranga ugomba kujya kugura indaya ugomba kuyajyana ukayatangamo ituro ry'ishimwe ndakubaza ikibazo kimwe uri guhumeka cyangwa ntabwo uri guhumeka ndi gusarara ubwo ndi gusarara uri gusarara none se ugusarara ni wowe ubyiha cyangwa ni Imana ibiguha nayo bibaza byarapfuye Imana uri kuyizana hano turi mu Mana kubaza indaya ukazana Imana none se ntabwo wizera Imana wowe nshakira indaya niyo nayishura bitatu none se indaya yarimwe nande indaya yarimwe nande Imana yireke kuko nta n'iki ifite Imana nta kintu ifite aya mafaranga urimo kuvuga kugura indaya ugomba kuyafata ayo mafaranga ukayajyana mu rusengero none se uri umusenzi ugatanga ituro ry'ishimwe wabyumvise warangiza Imana ikakuremera umugore mwiza Imana yabwiye Aburahamu iramusinziriza ifata hano mu rubavu imukuramo urubavu irangije irukuramo umugore sigaho umwa imubana mu rubavu ariko mumaze ko yirishira murinde irukuramo umugore katwebe niba yararuvanye oya mujya mutanga ingero munaniza oya mujya mutanga ingero munazigira ute muzisesengwe yagize ute Imana yaremye umuntu ivanamo imbavu zishira murinde ariko mumfashe oya nyine uyu musaza Imana yagize gukibigize guca uyu musaza rero imbavu ndicara no hasi ngo bagira ngo ni umuntu uyu musaza wagira ngo ari uruhu rw'inka kuko bitewe n'imbaraga afite yahita guteraho akakurenza runo rugo oya muzeyi ngo bigenze bite oya itondeho gato ariko muzeyi wabanje kumenya yuko tonda ariko ndi mu kiganiro sha iyo ndaya yinshije mu cyumba cyo hepfo ni mu nywera igikoma dore ko mwarindagiye ni unywera igikoma mva iki gicucu umva ntabwo uko nyura wowe mukingiranye ndaje ntabwo byemeye kunywa igikoma nta musaza wemeye kunywa igikoma sureba inde ariko muzeyi unywa igikoma mu banyarwanda baragukubita rero nese ubu ntabwo wowe wanywa igikoma umusaza unyweye igikoma ese unganya gutyo utanywa igikoma ntabwo uca inshuro ntabwo basha gukubita isuka hasi umusaza unywa igikoma ntajya gusenga muzeyi ibyo bintu ntabwo ari byo ugomba kujya ubyuka mu gitondo umva niba kazajya bababesha ukabanza ukiragiza Imana wabyumvise mureke mbabwire niba kazajya bababesha ngo abagabo ntabwo banywa igikoma mwese mwabyumvise niba kazajya babesha ngo abagabo ntabwo banywa igikoma ahubwo bakinywera hehe bakinywera mu mbere ariko muzeyi imbere yacu ubu nguyu nguyu urabona ubu bwanywa igikoma imbere yacu kikaza hano ngo ndeba namaze banogoshe namaze rogaride imbere yacu ubonye iki mbonye famille hajya nde famille hajya bayita nde famille official bakora subscribe ni bakoresha subscribe ndabona uyu muntu yakomeje kumboroza cyane gira icyo babwira ngo bakore bati icyo nababwira nuko gucya badukurikiye ukavugisoje ikiganiro twakubonaga burya tuba tubitayeho nimugire ngo dupfa gushiraho gucyo tukigendera ubu turi online turukubarira no kuraga amatelefone gacu mukore subscribe mukore hari hasi kuri like ubundi muze muri comment muvuga ico mwabonye muvuge niba gasejipo kanye kakiri kazima canzagura ka ariko cameraman akajipo akabonye ku musaza dusaba abantu badukurikiye nutu twoya atugire de abantu badukurikiye uyu musaza ukwiriye inkunga iyo nkunga ugende reba umuntu yifashije ariko muzeyi ko wavuze ko warwaye intambara shikaramu ngwino nkukubite ngwino turwane nkukubite umva ko wavuze ko warwaye intambara shikaramu wanshobora garuka hano nkwereke murakoze cyane bari badukurikiye kuri MC Family Official turabashimiye twe turuganira n'umusaza ariko nta kindi twe turuganiraho no kugira ngo mwebwe mwese mudukurikiye ntimwumve yuko abasaza nabo badakora mu buryo bwo bushoboka bwose mu mbaraga zabo
bakora imirimo ihwanye n'imbaraga zabo. Umusaza twari turi kumwe rero turamushimiye ko nawe mu mbaraga ze nkeya cyangwa nyinshi afite abashano yo gukora akabasha kubona ibitunga umuryango, nkigwa asabiriza umunsi ku munsi uko mugenda mubona abandi basaza bagenda babahitaho babasaba kandi bafite amaboko yose bagomba gukora. Rero uyu musaza ikintu tumushimira nuko we yiteje imbere akabasha kuza akajya muri filime nyarwanda, akabasha nawe kuba yaza mu ruhando rw'abandi bakorera amafaranga cyangwa se akanga gukuruza amaboko kugira ngo abone uko azasabiriza. Turabashimiye rero mwe mwese mudukurikiye, ikiganiro cyacu nakagaruka, ariko wowe ugeze kuri ino channel aribwo bwa mbere turagusaba gukora subscribe, like na share, comment utayibagiwe. Turabashimiye, ciao ciao.